kubabara nk'inyenyeri y'umuziki w'u Rwanda. Hakaza undi muntu nawe tuvuga ngo ni abamwita Munyakazi we ubwo yabasigaye ari iki? Munyakazi rega buriya nta mukuru utagira mukuru we. Impamvu nkubwira iryo jambo ko nta mukuru utagira mukuru we. Munyakazi ni mukuru ariko nawe arabizi ko The Ben ari iki, ari mukuru we. Niyo wajya kubiheba amaze mu muziki, niyo wajya kubitendo bakora, umwe akora ibitenda atuje bikavugwa, undi akabikorwa ari umushumba, umuhanzi ngira ngo bamwita Sirasi. Ibya Yesu ni ku murongo. Yego. Uriya mugabo afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ibya Yesu ni ku murongo. Uriya mutipe rero afite ukuntu aririmba, yazanye n'agasitire ke nyine muri gospel abantu baba batamenyereye. Yego. Kandi buri turirimbo twa gospel dufite ukuntu tugira amagambo asa hari inyuru ukuntu, cyangwa se ukuntu dufite amagambo akora ku mitima y'abantu. Rero uriya mutipe nawe baramukunze. Ariko mu kumukunda bakunda ibihangano bye, bakunda ibyo avuga, ariko benshi ngira ngo ntago bashobora guhamanya n'umutima wabo neza ko ibyo yakoraga ari sawa. Ni nayo mpamvu ubona abantu batandukanye bari kumunenga bavuga ati gute ajya kureba umwana. Yego. Ibi bintu ntago nta nubwo binakwiriye. Ni ukuvuga ngo ibaze gukora ikintu muri diru zahereye mu ijuru. Twirirwa duhambiriza Satani kuzimu kandi siko twamumanuye. Situzi nicyo baba. Bivuze ngo ajya yarasaba ko yari umutoni gusa. Twebwe turashaka kujya mu mwanya Satani yahozemo. Satani niwe muntu wari umutoni ku Mana ubundi. Bivuze ngo hari igihe Satani niwe waririmbaga neza, uzumva amakorari yose. Amakorari y'ubu niwe waririmbaga neza, mbese niwe wakoraga ibintu bikanyura Imana. None ubu ngubu dusigaye dufite abapasiteri babwiriza kugira ngo bajye muri wa mwanya Satani yagize ute yahozemo. Action. Yola. Ariko kumana utangiye kuyakira kuri channel zanjye. Numva nuzuye umwuka ubundi yongeze kuri. Ya ladies and gentlemen, turabasuje bakunzi ba Rwanda Channel TV. Rwanda rushya. Ya turabashuje kandi tubaza ku mutima. We muri kumana imbere yanyu sindamuvuga warivuga, je muri kumfana nyuma kamera. Ni Brace Beating isanzwe. Ubakanye rero tukaba tuje kubagezaho ama update. Murabize ku Rwanda Channel TV tubageza update kuri Rwanda Channel TV, tubagezaho amakuru ari hano hanze agiye atandukanye. Rero nk'ibisanzwe reka twakire. Salama brother. Amahoro mwese bakunze ibiganiro byacu ni Rikemi nkuko bisanzwe ndahabaye. Rwanda Rushya TV, Rwanda Shine TV duhari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho amakuru mashya agezweho, by'umwihariko news breaking news, amakuru mashya. Ni Rikemi. Ya Rikemi turakwakiriye. Murakoze cyane. Bagomba kubanza kubyegereza umutima. Yego. Kugira ngo n'ibintu ngiye guha abantu babyakire batuje. Mumbera mushya. Ya turakwakiriye rero n'iki dufite mu gaseke kugira tuze tunakarasa none. Ari menshi bro. Ubu ndayahera he. Reka numbwira ahantu mera. Reka twomeze twiganire tuniganira. Shaka umbwize ukuri. Amakuru no kugenda numva niyo. Umuntu bita ngo ni umushumba, ni pasteri ufunze ngo uzira kurya agaturu, urabyemera? Kuvuga ngo hari umupasteri ufunze, ntago ari pasteri nubwo ari umushumba, umuhanzi ngira ngo bamwita Sirasi. Ibya Yesu ni ku murongo. Yego. Uriya mugabo afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ibya Yesu ni ku murongo. Uriya mutipe rero afite ukuntu aririmba, yazanye n'agasitire ke nyine muri gospel abantu baba batamenyereye. Yego. Kandi buri turirimbo twa gospel dufite ukuntu tugira amagambo asa hari inyuru ukuntu, cyangwa se ukuntu dufite amagambo akora ku mitima y'abantu. Rero uriya mutipe nawe baramukunze. Ariko mu kumukunda bakunda ibihangano bye, bakunda ibyo avuga, ariko benshi ngira ngo ntago bashobora guhamanya n'umutima wabo neza ko ibyo yakoraga ari sawa. Ni nayo mpamvu ubona abantu batandukanye bari kumunenga bavuga ati gute ajya kureba umwana. Yego. Ibi bintu ntago nta nubwo binakwiriye. Ni ukuvuga ngo ibaze gukora ikintu wenda we wagikoze wumva ko cyoroheje, ukajya gukubita imyaka 25 y'igifungo uzira kuba warasambagije umwana uri munsi under age. Ese turetse n'yo kubeshya nkamwe babasesenguze. Kara kantu akemera koko Sirasi yafashe ra mwana. Si wo wa mbere kandi si nawe baba bayiwa nyuma. Yego. Sindi hano ngo mbyemeze cyangwa ngo mbihakane ubutabera buri gukora akazi kabwo, ariko si gitangaza kuba yaragize ute yarabikoze, kuko na mbere hari abandi bagize ute babikoze banamurute wenda bashobora kuba banamurusha n'izina. Rero nawe kuba yabikora
nta gashya karimo nta gashya karimo ibihano bagomba kumuha cyangwa ibyo ubutabera buri bubone nyine akora iki abyirengeye. Kuba waririmba neza ukagira ijwi ryiza ntabwo bisobanuye kuri intungane ku bintu byose. Kuba nawe yakora icyaha cyangwa se yakora amafuti ntabwo tuyifata nk'ibintu bitangaje, ahubwo ikintu kiratuma tuyifata nk'ibintu bitangaje guta umukozi w'Imana ufite umuryango wabyaye kandi ni mukuru buriya n'umurebe kuranga afite imyaka senkani arayifite senkani tirasi. Reka tunamuhe rero n'ubundi rugari nuko arabikoze. Niba ufite imyaka senkani ngerageza ko niba ufite imyaka senkani ukaba nta mugore urashaka ufite we tu yari afite umugore afite umugore n'abana ukajya kurya agatunda k'umwana ufite. No kuvuga ngo uriya mubebi cyangwa se uriya mwana yateye inda, amakuru ariho nuko yarahashize igihe kinini yaramuteye inda. Niba yarabyaye cyangwa yaratarabyara simamye neza igihe yaba amazi yaramuteye inda, ariko icyo nzi cyo nuko yabanje kwemera ko yagira ute yamufasha. Ahubwo nyuma ubufasha yabageneraga akabuhagarika, yabuhagarika noneho umuryango w'uriya mwana ukagira ute ukarakara, ugafata icyemezo cyo kuba wamujyana mu rukiko bakajya kumurega. Bagezeyo bagiye bamurega bati yanze kugira icyo afasha umwana yagize ute yateye inda. Urukiko noneho rukurikiranye neza rusanga yateye inda umwana utujuje iki imyaka. Nibwo rero twagiye kubona tubona inkuru hanze tuwitwa Sirasi ibya Yesu ni ku murongo yatawe muri yombi n'iki n'ubutabera. None se byo tugomeze inkuru ziri hano hanze zo nakasa mutwe. Twagera tujye ku muntu bita The Ben na Simba Tiger ko tumugeza ko Tiger ugahinduka bimeze gute? Tiger ubundi uriya mutipe afite indi sura, afite n'indi shusho by'umwihariko mu muziki w'u Rwanda. Afite urundi rwego. The Ben ari mu bahanzi bamaze igihe kinini mu muziki, ngira ngo ni umwe mu batangiye za 2007-2008 we n'aba Meddy n'abandi ngabo nyine batangiriye muri kiragiye. Afite izina rero rinini niyo namuvuzeho aho wamuvuga uherereye hose abantu bakumva bagira ikintu bagira ute batekereza. The Ben kuko ni izina rinini mu muziki w'u Rwanda. Rego ujye umenya ko ngo bari waturi kubara nk'inyenyeri y'umuziki wahanga. Yase none se mukubango uri kubabara nk'inyenyeri y'umuziki w'u Rwanda. Hakaza undi muntu nawe tuvango ni abamwita Munyakazi we ubwo yabasigaye ari iki? Munyakazi rega buriya nta mukuru utagira mukuru we. Impamvu nkubwira iryo jambo ko nta mukuru utagira mukuru we. Munyakazi ni mukuru ariko nawe arabizi ko The Ben ari iki ari mukuru we. Niyo wajya kubihe bamaze mu muziki, niyo wajya kubitendo bakora, umwe akora ibitendo atuje bikavugwa, undi akabikora yanavuze nawe bikagira ute bikavuga. Ariko ntabwo biragera kuri level nk'urwa mukuru nk'ukora akigetse bikavugwa. Nuvuga ngo na rutugu ukura ngo rusumba iki ijosi, rusumba ijosi. No kuvuga ko Munyakazi afite urwego ariho, Tiger B afite urwego ariho. Ngira ngo n'ubu ngubu ikintu kiri kuvugwa cyane nuko umuhungu wanyu bita Tiger B aka The Ben aka Papa Nde harya ntabwo turamenya izina ariko harya yamwisinde sinzabonije bunini numvishe izina ry'umwana wa The Ben. Izina singibuka neza ariko ngira ngo wenda n'abadukurikiye baraza kutubwira izina rye muri comment. Ya batwibutseho gatoya ariko ngira ngo Papa Bebe wenda reka mvuge Papa Bebe ubu ngubu yibereye mu gihugu cya Uganda aho yataramiye ejo bundi n'ubu ngubu akaba yaranze kuvuye kubera igitaramo ari bukorane uyu munsi ndetse n'umugabo wo mu gihugu cya Tanzania bita Diamond Platnumz. Ari n'amakuru numvaga bavuga ko uwitwa Eddie Kenzo baraza kuba bari kumwe. Babarira aho kantu kavuga zamuye mikoro uvuge weruye. Itonde mbivuge nemye. Yego. Amakuru ariho nuko The Ben nyuma y'igitaramo yakoreye muri Serena Hotel i Kampala. Uranyumva neza ariko witonze. Aho cyagitaramo kirambuye gatoya. Yego. Kira gitaramo cyari umuriro. The Ben n'umwe mu bantu bishimiwe. Sindi bwibagirwe umutipe bita Kevin Kade Dance kinuza. Ariko se buriya sibyaye n'abango umwana umushima cyane akarenga wabo. Kuba wadansa ukajya no kuri rwego no kuri level yo kwikaraga birenze. Kimwe mu bintu biranga umuntu wishimye no gukora ibikorwa ku buryo n'umuntu wese umureba ari bugira ute
ari bubitangarire. Kevin Kadari yengeye ikintu nabonye yarishimye amenya ikigera abantu bamukurikiyeho bariho bamwishimiye aravuga ati reka nze macangemo n'akantu k'akamanyenyeri mubone ko ibintu byageze ku rwego akantu k'agakoryo. Ariko nanone wibuka ko The Ben niwe ngira ngo watumiwe muri kiriya gitaramo aravuga ati umuhungu wanjye Kevin Kadari ndetse n'uwo bita Element tugomba kuba turi kumwe tugakubitana indirimbo bita Sikosa ubundi mukabona ko ibintu byagize ute byageze ku rundi rwego. Niyo mpamvu mbabwira ngo ikintu cyitwa amakuru yego harandi se bazajya bayakura naho nahanga umwuka noneho mfite Mana Nyagasani ni stand up ku rundi rwego yego ariko nanone tutarava kuri kiriya gitaramo hari video yagaragaye y'umugabo bita The Ben ari kumwe n'umukobwa abantu baravuga tubutsanira video ukuntu kuvuga ngo ngiye nkurikije amakuru nabonye nuko nabikurikiranye ubundi The Ben yego nkuko nakubwiye ngo ni itara ry'umuziki w'u Rwanda sibyo hari video igeze kugaragara cyane by'umwihariko ku mukobwa bita Emeline cyagiye yishanga i Musanze. Abantu bari kubihuza ni video yabereye rero Kampala bavuga ngo The Ben ngo n'umuntu w'umugabo ngo nagagomba gukora ibintu nka biriya. The Ben ni umuntu mukuru azi byakora azi n'impamvu abikora mwagomba muri kuvuga ngo bizamusenyera urugo azi ingaruka bishobora kumugiraho ku rugo rwe kuruta uko wowe ugize ute ubizi rero yabazi ko hari ingaruka mbi bishobora kugira ntabwo yari gukora iki ntabwo yari kubikora kandi mbibutsa ko iriya video ahantu buriya yaramwabonye yari ari kumwe n'uriya mukobwa w'umufana we ni muri buwate mwabonaga ko uruhande hari abandi bantu rero impamvu bicika si yindi superstar none se ku buryo ujya kuri level y'ukuba uri superstar bakagutera imyenda yo mwimbere bigaragaza iki amashusho oya no kuvuga ngo bira nabahanzi bitabaho na ba Chris Brown bibabaho nabandi bose bibabaho bisobanuye rero ko yo uri ku rundi rwego bitewe n'amarangamutima y'umufana wakorewe ibishe vuba nibyo umufana agira ute akugaragariza hari ahubwo bigaragaza ko ni isomo abahanzi bagomba gutora ikintu cyitwa isomo wari wagera ku kigero uririmba ukariza abantu kugera ku kigero bakuramo n'imyenda bakavuga ati atakira ndaguhaye no agasore gatoya kangukina akantu hano ubwire ukuntu irondo yivanze n'ibisambo no njyewe iyi video yo gukina ni yakera ariko nagira ngo abantu tutandukanye ikine tubanza tuyumve tubanza mu video Satani baramusobanuriye sibyo hashimwe Satani wakugiriye ite wagukoreye ibitangaza wagukijije umugongo hashimwe Satani ariko Mana ndagiraga nagira ngo tuvuye kuri kano kantu gatoya sibyo ibi bintu byo gufata abantu ubundi ni ukuvuga ngo ngewe sindafata uwo mu bishop ntago nzi izina rye niba urizi wamfasha kurisobanukirwa ntabwo nzi izina rye pe ariko aba bantu baremye icyo kintu cyitwa Satani ubundi icyo kintu cyitwa Satani nubwo banatubeshya nta kibaho ni igihuha impamvu babikoze gutyo ni ukugira ngo bigaragare ko hari imbaraga ebyiri zigize ute zihanganye ariko n'Imana niba ifite izo mbaraga ikaba ijya guhangana na Satani urumva yabimenyerwa nge simbyemera gutyo rero abahanganisha Imana na Satani nge mbona ari ubujiji kuko kimwe niba kiruta ikindi nta mpamvu yo kugira ute yo guhangana ababyemera gutyo nta mwana uhangana nazo ababyemera gutyo bafite uko bigishijwe bakagira uko bagira ute babyemera ariko nanone uwo nguwo uvuga ngo hashimwe Satani afite impamvu abivuga hashimwe Satani ni ukuvuga ngo impamvu bivuga ashobora no kuba yaramukijije we ku ruhande rwe yego iyo ubonye ibitangaza bitewe n'amarangamutima yawe ugira ubyitirira iyo utavuze ngo ni Imana uvuga ngo ni Satani niyo mpamvu aho nguwo yavuze iki yavuze uwashimwe ku ruhande rwe ariko ibintu biba byafashe urundi rwego kandi ndahamya neza ko ibintu yavuze ni umuntu mukuru kandi aranabizi nagananiwe gutandukanya izo mbaraga ebyiri twebwe twigishijwe ko arizo zigize ute zihanganye we nyine afite imbaraga yashimye ariko hari igihe zazihanganye byo sinibanga ziri hejuru wenda twebwe abantu turabihanganisha
bitewe n'inyungu dufite muri uko guhangana kwa bombi. abantu bavuga ko umuntu bita Satani arusha Imana bakiri hano ku isi byo bivuga heje. Rega abantu bafashe ibintu bisa naho abantu bose bakunze barabimwitirira. Satani uramwemera? Nk'iki? Satani uramwemera? Nk'iki? Nyine nk'umudayimoni reka mvuge like. Rega buriya kuba wavuga ngo ikintu ngo ni dayimoni biterwa n'uko n'imyumvire yawe. Ngunda yarahinze Satani nawe ubaho wenda bamuri ubundi ngiye barareka ngo bwiza n'ukuri aho kugira ngo ninye Satani natinya umuntu kuko umuntu niwe ugira ute niwe uguhemukira ikibi niwe ukorerwamo n'ibyo nukuvuga ngo Satani mubi rero ni wowe ubwawe umuntu sibyo. Yes. Ubaye wibereye hano nta muntu ugusagariye sari ikibazo wagira. Satani yahagusanga saka hagukubitira. Yahagusanga kuko abona utari kugenda mu nzira ziwe. Oya. Nukuvuga ngo Satani yaremwe mu buryo bwo kugira ngo abantu bareke kugaragaza intege nke zabo. Nukuvuga ngo abantu dufite intege nke. Yego. Zo kureka gukora ibibi. Sasa ibyo bibi iyo byatubayeho. Dushaka undi muntu tubyegekaho. Sasa umuntu tubyegekaho twamaze kumubona cyangwa se kiremwa tubyegekaho. Icyo kiremwa tugomba kwegekaho intege nke zacu rero ni ikihe? Ni Satani. Ahubwo ari ubundi bura Satani n'Imana bo bafite ukuntu banadiringa diru zabo. Ariko kizagera tugasanga amafuti yacu twayegetse kuri Satani. Kandi twaragize ute twaramurenganyaga. Kuko urumva Imana impamvu mvuga ko Imana na Satani bafite ukuntu badiringa diru zabo. Umugabo bita uyu warwaye ibibombe harya bamwitande. Oya. Uyu warwaye ibibembe ku mubiri nindi. Nukuvuga ngo Imana yaravuze ati Satani yabwiye Imana ati Yumuna pastor n'abantu tubwire. Pastor bamwitande. Baratubeshya kuba utazi umuntu warwaye ibibembe. Kandi uri pastor. Ni Yobu reka impamvu buretse gato. Impamvu mbikubwiye gutyo ni Yobu. Yobu yari umukozi w'Imana sibyo. Imana Satani barashwanye. Imana yirukana Satani hehe mwijuru mujugunya ku isi. Kandi nubwo Satani yabaye ku isi byageze hagera hakominikana n'Imana arayibwira ati muri amukozi wawe mugerageze. Yego. Muteze indwara turebe ko atazagera igihe agakora iki akakwihakana. Urumva ko Imana na Satani bafite ahantu bagize ute bahurira. Niyo mpamvu rero twebwe tutagomba kwivanga muri gahunda zabo ahubwo twebwe twakoze amakosa. Twagiye muri diru zitatureba. None se kubaya hagati y'Imana na Satani twagiye muri diru zitatureba. Twebwe ntago situreba kuko bifu zabo zatangiriye mu ijuru kandi nta muntu wari wakabaho. Ahubwo twebwe twivanze muri diru zahereye mu ijuru. Twirirwa duhambiriza Satani kuzimu kandi siko twamumanuye. Situzi nicyo babo. Bivuze ngo ajya yarasaba ko yari umutoni gusa. Twebwe turashaka kujya mu mwanya Satani yahozemo. Satani niwe muntu wari umutoni ku Mana ubundi. Bivuze ngo hari igihe Satani niwe waririmbaga neza uzumva amakorari yose. Amakorari y'ubu niwe waririmbaga neza. Mbese niwe wakoraga ibintu bikanyura Imana. None ubu ngubu dusigaye dufite abapasiteri babwiriza kugira ngo bajye muri wa mwanya Satani yagize ute yahozemo. Bivuze ngo hagati y'abantu babiri hari uwibundi. Abantu biba abandi rero. Twebwe twigiza nkana dushaka kwicara mu mwanya tutashyizwemo. Yego. Uwo mwanya twashyizwemo twahawe isi ngo tuyikorere tubone ibigize ute ibidutunga. Ariko twirirwa tuvuga ko wacu ari hehe mw'ijuru. Imana tuba twayigize ikigoryi kuko yaduhaye iki yaduhaye isi. Ubwo urumva yaribeshye yaduhaye aho tutagombaga kujya. Kandi bigiye mw'ijuru. Katugaruke ku yindi nkuru iri hano hanze iri gukira inkuru ziri ku mihanda ko karagaciyemo. Nibutse ko iyo ni imyumvire yanjye kandi niyo waza ufite ibisobanuro byawe ushaka kudefandisha ukuri kwawe. Ndiredi kuba twajya kuri kamera ukambwira ibyo wemera nanjye nkakubwira ibyo nemera kandi rahamya neza nashidekanya ko utansinda bitewe n'ibyo wemera. Nano ko twagiye rero tugaruke kuri ibintu byo kuvugirwa hano hanze. Umuntu bita bamwita banamwita Chameleone. Jose Chameleone. Jose Chameleone akaba yageze mu Rwanda. Aderina yo nakupenda cyane agatako karabo kanje nakunze. Ariko Chameleone kuvuga ngo umutipe bita Jose Chameleone ni umuhanga n'umwe mu ba legend mu gihugu cya Uganda.
nyuma yaho The Ben Tiger B ari mu gihugu cya Uganda, uwitwa Jose Chameleone nawe akabakanya akaba yibereye hano mu mujyi wa Kigali afite igitaramo ku munsi w'ejo. Nanabibutsa ko uyu munsi uwitwa Jose Chameleone yagiye kunamira imibiri y'abazize jenoside baruhukiye mu rwibutso rwa Kigali ku Gisozi. Ngira ngo barakurikirana ikiganiro cyose baraza kubona amashusho turi bugende tubakiriraho. Yunamiye imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Jose Chameleone ni ukuvuga ko ari hehe? Ari mu Rwanda, ko ari Kigali pe. Ubu ngubu arahabaye. Muri tayari nababwiye ngo naje ubwo muranyizwa niki keretse niba turase. Ubu ni Jose Chameleone ni umwe mu bahanzi ubundi buranguye yabaye mu Rwanda cyane. Yego, yabaye mu Rwanda cyane, akora akazi gatandukanye, abantu ngo bazanya Mirambo baramuzi na hehe hose. Bucyo genge impamvu mvuga ngo banyamirambo simamya ko icyo genge nari nakagera i Kigali. Bivuze ngo yabaye Kigeli turagira. Yabaye Kigeli naragera. Ariko ngiye muzi mu ndirimbo zitandukanye twakunze, twanaririmbaga noneho by'umwihariko tutumva ikigande, ariko tukagerageza kwiyaranja mu buryo tugira ute tuziririmbamo. Twaze ariko se mu cyaro wabagamo kirimo indirimbo za Chameleone n'Igiego. Indirimbo za Chameleone zikazana ngo bayuda turita naho baragufadana naho babagamba. Nyamazemo imyaka myinshi ndanayikurikirana n'amakuru menshi make nkurikije n'ubwenge mfite butari bwinshi, ngira ukuntu ngenda mbikurikirana. Rero twigana ku musozi w'ikiganiro cyacu, gira icyo utangaza. Ngira ikintu nangaza, ni ukuvuga ngo njyewe ikintu ndi gutangaza nta kindi, nuko tugomba kuba mu Rwanda rushya ruberewe n'ibyiza ku banyarwanda mwese. Mukundi ibyo dukora, mukundi igihugu cyanyu. Niyo mpamvu nanjye agacano kanjye nakise u Rwanda rushya. Impamvu narwise u Rwanda rushya, abenshi bifuza kuba baba mu bihugu by'amahanga bakabyifuriza kuba bishya, ariko ugasanga nta muntu wifuriza ko igihugu cye cyagira ute cyaba gishya. Ako kantu niyo mpamvu nanjye u Rwanda rushya. Muravuga ngo Yerusalemu nshya, ngo muzamuri za Yerusalemu nshya, ngo za Kanani nshya, ngo za hehe nshya. Ubundi njyewe siroganjye nahindi, u Rwanda rushya rufite amahoro n'umunezero mu barutuye. Ni Ricky Emi na Blaze Beat kuri kamera, tubahoza ku mutima. Imana ibabane namwe, turabakunda cyane turi kumwe. Ahubwo si ibi bintu murumva hari kirimo urabyumva ute? Subscribe, share ndetse na comment. Muraba agaciro kuri twebwe, rero duhari ku bwanyu, turabakunda cyane turi kumwe. Ciao Yaman.